Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashime cyane inshuti zanjye, ndabashuje mwese hano ku Muhuza YASIPI TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe aho muri hose. Mudukurikira hano ku Muhuza YASIPI TV, mwakoze subscribe, mwakoze like, mwe mudushyiraho comment, mwe munyandikira, mwe mutubwira courage mwese, kandi dushuhuje n'umuntu witwa hajya wa mutipe yitwa ndi wa mutipe ufite cyane yitwa sinzi uko mbaye. Yego dushuje sinzi uko mbaye anyandikira buri munsi. Mpa comment buri munsi sinzi uko mbaye. Rero turamushuje hano ku Muhuza YASIPI TV, kandi channel ye nyine yitwa sinzi uko mbaye TV. Wanditsemo sinzi uko mbaye uhita umubona, ndetse ni n'umuntu w'umutumirwa turi kwitegura mu minsi iri imbere, nuko njye ntarabona umwanya, ariko munsi iri imbere nzamuzana ku Muhuza YASIPI TV tugara ikiganiro cyako tuzagirana. Rero uyu mubona kuri kamera musanzwe mumuzi, bamwita Jeremy. Turakwakira mu izina rya Yesu. Amahoro abe muri mwe, ndabasuhuje cyane. Amen. Rero dushimye Imana ko nongeye kukubona. Ndashima Imana, turi bazima, uri muzima, nanjye ndi muzima. Ikirere kimeze neza, imvura iri kugwa, abantu barakora imirimo yabo ya buri munsi, abahinga barahinga, abandi bari gutera. Turabishima Imana, nibyo gushima muri make. Urabona ko umeze neza, wambaye neza cyane. Imana ishime cyane, ikomeze gire smart cyane, kugira ngo umurimo w'Imana, ubwayo bw'Imana bukomeze kwamamara muri wo. Rero ndakwakiriye cyane muri rusange. Amazina yawe niyo nagira Jeremy. Ndabasuhuje cyane. Yego, njye wa musore. Ikiganiro igice cya mbere cy'ijambo ribeshaho cyangwa se ijambo ry'ihumure. Mu kiganiro igice cya kabiri bizagira iherezo ukiri muzima. Naho wagiye ndagarutse. Amen. Turakwakire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kandi ngira ngo n'indirimbo zawe urazikomeje kudushyira mu mwuka. Indirimbo ndi tayari kuririmba, ariko none nta ndirimbo. Yego. Uyu munsi ratubwiza ubutumwa bwiza. Uyu munsi ni ijambo, ni inyigisho, ni amahoro n'ihumure no guhinduka, no kwibuka kavukire yawe aho Imana yagukuye. Hirya iyo ngiyo nawe uzi, ipfa iyo ngiyo hahandi, aho niho tugiye kurebera hamwe. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cy'uyu munsi terime yacyo ni ukuvuga kuri kavukire. Kuri kavukire yawe, wibuka aho Imana yagukuye. Ni ukuvuga ngo terime y'umunsi ni kuvuga kuri kavukire. Wakuze ute? Imana yakumenye ute? Ese Imana izi aho umuntu avuka? Ese izi kavukire ye? Ibyo byinshi abantu bibaza, tugiye kubiganiraho. Abantu bibaza ngo ese umuntu Imana izi kavukire ye? Ese izi umuryango we? Ese izi ababyeyi be? Ese we ubwe iramuzi? Ese we ubwe Imana iramuzi amazina ye? Aho niho rero tugiye kuganira uyu munsi. Nicyo kiganiro dufite cyo kumenya ngo umenye ngo Imana irakuzi wese. Izi kavukire, izi mico yawe, izi ko udashobotse cyangwa ushobotse, izi bisekuru nawe ubwawe, no mu nyama no mu maraso hose Imana irakuzi ijana ku ijana, birenze uko wowe utekereza. Rero mbere ya byose tugiye kubanza dusenga Imana. Reka ntangire nsenga nakira abantu. Mana, turagushimye ku Muhuza YASIPI TV, by'umwihariko ngushimiye ku bwa Jeremy. Nanjye ubwanjye ngushimiye ko ndi muzima, n'imiryango yacu nta gikuba cyacitse. Warinze igihugu cyacu, urinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi, urangije urinda n'abadiaspora mu bindi bihugu duturanye byose, n'i Burayi no ku migabane yose y'isi. Wabaye Imana, kandi dusengeye n'abari guhura n'imyuzure itandukanye, imitingito, imvura nyinshi ishenya amazu igahitana abantu. Byose turasenze ngo ubane nabo kandi ubakomeze. Uyu mwanya rero mu ijambo ryawe tugiye kuganiraho, ubane natwe, tuvuge tuvugishijwe nawe. Umwuka Wera tubeho none n'iteka ryose. Amen. Amen. Dushimye Imana rero ko turi bazima, nta gikuba cyacitse, kandi ubuzima nibwo bwa mbere cyane. Umuntu wese icyo yifuza ni ubuzima. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli ibice 16:3. Tumenye ya kavukire. Ezekiyeli ibice 16:3 tugere kwa 6. Haravuga 3 ngo kadusome kuri 4. ariko twujya tumenye igisokuruza neza duhere gatatu.
cyacu ko Imana ikizi. Titira amagambo ngo Yerusalemu hageranwa n'umugore wabaye maraya. Yerusalemu hageranwa n'umugore wabaye karashika, wabaye indaya ruharwa. Yerusalemu nuko hagereranyijwe. Gatatu aravuga ngo uvuge uti uku niko umwami w'Iteka abwira ab Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe. Uvuge ngo iki? Inkomoko yawe na kavukire yawe. Haleluya. Amen. Uri wo mu gihugu cy'i Kanani. Nubanga Imana zikavukire izi n'igihugu. Reka manze nsome ndumva ndi gufashwa aka kanya. Ngo umubwire ngo nzi n'igihugu cyawe ko ari iki? Ari Kanani. Iso yari umwamori, nawe nyoko yari umuhetikazi. Haleluya. Amen. Kane, kavukire yawe, umunsi wavutseho umukungwe wawe ntiwawushyiriye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no gushyira n'umutwaye tw'impinja. Gatanu, ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko warwanywaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Hari indirimbo ivuga ngo nde wahindura imigambi yawe Mana, nde wavuguruza icyo wavuze, yavuze yego, nawe avuga oya, yavuze oya, nawe avuga yego. Ku bwa kavukire yawe ngo ugende umbwirire abantu b'i Yerusalemu, ubabwire ngo nzi kavukire yawe. Noneho ikindi cya kabiri, nzi n'igisokuruza cyawe, nzi so ko ari umwamoni kandi akaba ari n'umunyekanani wo mu gihugu cy'i Kanani cy'u Rwanda cyangwa runaka uherereyemo. Aho ngaho iso ni umwamoni, avuka muri iki gihugu. Nyoko wakubyaye ni umuhetikazi. Haleluya. Amen. Icyo ni igisokuruza Imana ari irimo ibwira Abayisiraheli, iri kubwira umuntu uri kutwumva kano kanya. Imana izi kavukire yawe, izi igisokuruza cyawe, izi n'amashereka wonse, izi n'uwayakongeje. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo mu kubaho kwawe ntabwo byatunguye Imana. Oya. Ubuzima bwawe ntabwo bwatunguye Imana. Noneho ngo muri ubwo buzima bwose Imana izi ko wakuze ukuriye ahantu udashakwa cyangwa se abantu batakwishimiye. Wavukiye aho batakwishimiye. Ukura mu muryango utakwishimiye. Ubana n'inshuti zitagukunda. Ndetse baranaguta ukivuka n'ikimenyimenyi. Niko Bibiri tubwira. N'ikimenyimenyi ngo ukiva mu nda ya nyoko bahise bakujugunya ku gasozi. Wahise wangwa, uranarwanywa cyane ukivuka. Uyu munsi Uwiteka agushyiriraho, arangije ngo Uwiteka ngo agusanga aho ngaho. Ngo ukivuka nta n'uwagwaye n'amazi yo kukoza. Kumwe abana bashyuriza utuzi, abana b'impinja, ntawe ugushyurije amazi ngo woge. Habe n'uwagukanjiye igitoki. Hari abantu bakanjiye igitoki. Haleluya. Nta n'uwagukanjiye igitoki avuga ati ngo ngusanga aho ngaho uri agapfubyi kadafite epfo na ruguru, ngusanga mu ishyamba. Iyo hari abantu Imana yatabariye muri za Kongo, za Gisangani n'ahandi hose hatandukanye. Hari n'Imana yatabariye muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibyabayemo. Imana irahabarindira. Rero ngo ndangije ndabarinda, ndabakuza. Haleluya. Amen. Nsanga mwigaragura mu ivata ry'ibyaha. Noneho kubera kuvuka mudafite uburere, urabyumva? Mudafite abaha uburere, hari n'abavutse baha uburere barabuta. Abo n'abasanze badafite ingingo ibarengera. Nta ngingo ibarengera.
nsanga bambaye ubusa, ngo nta nubwo bari bafite n'utwenda tw'impinja kutwaye. Mu yandi magambo bivuze ngo menyereza umwana inzira azacamo uko azarinda kuri atayivuyemo. Amen. Kandi igiti kigororwa kikiri gitoya. Habe niwakogeje nta n'utwenda tw'uruhinja wabonye, nta n'uwigeze akubwira ngo Imana ikora imirimo, nta n'uwigeze akwereka inzira y'urusengero, ahubwo wari uri aho wigaragura mu ivata ryawe, ivata ry'ibyaha bya kavukire na kamere muntu. Ariko Kristo abirebye abona utari wo gupfa, aravuga ngo baho, urangije ubaho. Na n'iyi saha niyo mpamvu amazina yawe bakiya guhamagara ukitaba. Na n'uyu munsi niyo mpamvu ukibasha kugenda aho ugiye ukagerayo ukanagaruka. Nuko Kristo wenyine yavuze ngo baho. Naho ubundi ntihari wo kubaho, kuko nta n'umuntu n'umwe wakurebanye imbabazi ukimara no kuvuka. Nta n'uwakugiriye impuhwe, nta n'uwagutekereje, ariko ngiye ngusanze. Kristo wakubonye. Noneho ngo ngusangaho hano ku murongo wa 5 haravuga ngo ntawakurebanye imbabazi. Nta n'uwakurebanye. Abantu bose barakuraga puki tuve mu maso. Yego. Toka. Nicyo ntazi. Kivuka iki cyane. Kivuka he? Ariko turashimira Kristo. Yagusanze aho warakubwira ati baho. Yohana 3:16 turavuga ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane. Kwakunzwe. Data twese yakunze abari mwese. Ni urukundo kwakunzwe n'Imana rutuma itanga umwana wawe w'ikinege. Reba urukundo Imana yagusangishije muri iryo vate ikakubwira ngo ubundi wowe wirebye ubona wari ukwiye kugirirwa neza n'Imana. Kundi Imana yagukunze uri mu ivata ry'ubusinzi, uri mu ivata ry'ubusambanyi, uri mu ivata ry'ubujura, uri mu ivata rya kavukire, uri mu ivata rya basogokuruza na ba nyogokuru batekeraga, uri muri karande, uri muri ubwo buzima budaha Imana icyubahiro. Ariko Imana yavuga ngo baho, urangije ubaho. Noneho ngo igushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Guhanura ntabwo ari ukuvuga indimi. Amen. Guhanura ntabwo ari ukuvuga ngo mbonye umva uko ivuze, no. Amen. N'ubu turi guhanura, kuko turi kuvuga ibyahanura, kuvuga Kristo, ijambo ry'Imana. Amen. Ngaho rero mpagusanze ndakubwira ngo ubeho. Icyitonderwa wese ubaho. None ngo kandi n'ukuri wabayeho. N'ubu munsi uriho. Kandi uzongera ubeho. N'uyu munsi uriho. Kubera umugambi wanjye. Amen. Nuvuga ngo ntabwo umugambi w'Imana ujya uyoba. Nta nubwo ujya uyoboza. Amen. Nta nubwo Imana igisha inama. Nta nubwo utera. Rero turi ku ijambo rivuga ngo ibuka aho Imana yagukuye. Hirya iyo ngiyo. Ikakwambika igukuye muri puberi. Irangije iraguhindura. Ikugira umuntu ukomeye muri iki gihugu, uri umuntu w'icyubahiro. Ndetse naho uri hari hose uri umunyacyubahiro. Ushingiye ku bwa kavukire yawe. Ubu tuvugana hari icyo Imana yakoze. Yahinduye amateka yawe. Hari abantu babaye mu tunevu. Muri za ruhurura. Hari abantu babaye mayibobo. Hari abantu babaye indaya ku mihanda. Hari abantu barabaye bakazizi. Hari abantu barabajura bazwi. Urumva? Yewe nyangunda kubwira abantu ngewe ikintu nanziko cyane mu cyaro cyari kinyoma. Kera banyitaga kinyoma. Ko narakubeshyaga kandi naba nakubeshya none n'ejo nagaruka ngo nyanga kubeshya kandi ukwema kuko nabaga ndeseriye cyane. Bivuze ngo ngusanga aho ngaho ndavuga ati baho. None umunsi uriho urimo uravuga imirimo y'Imana. Ndimo ndavuga ineza y'Imana. Amen. Rero nawe ibuka Imana yagukuye. Urebe buryo ki Imana yakwese usa uri ku ngoma. Ikakugira umwami. Urebe buryo ki Imana yagukuye mu maboko akomeye y'intare mu maboko y'abarozi. Hari abantu barezwe na ba mukazi. Kurerwa na mukazi akakujujubya. Hari n'abantu barerewe mu ngo z'abandi. Ukarerwa n'abantu batanakuzi. Bakakurera neza cyangwa nabi. Tukiri kuri kavukire hari n'abireze, hari n'abakuze ari banyakamwe bihigira ariko Imana ikababwira ngo kuko navuze ngo mubeho ni mubeho kandi mukure. Niba uri umusore uzubaka ugira uwawe muryango, niba uri umukobwa uzashyingirwa ugira uwawe mugabo, ubyara abana bawe, ube umubyeyi w'abana mu gihe wowe nta babyeyi wigeze. Kubera ko Kristo yabivuze. Niyo mpamvu uzabona bishoboka. Hari n'abantu dufite bavutse ari ikinege.
hari n'abavutse ari ba nyakamwe ari umwe ari umwe ariko umunsi afite umuryango mugari afite umuryango mugari kubera Kristo. kubera Kristo. Haleluya. Amen. Noneho hari n'abandi bari inzerezi, hari n'abandi bari inzerezi kubaho utagira aho nta cyerekezo urara aho ugeze. Abo uyu munsi bafite aho baba, bafite aho baba. aho yo ni amaboko y'Imana yabikoze. Imbaraga z'Imana. Uyu munsi Imana yo irimo irabaza ngo none ko nagusukuye aho hose nkakugaburira nkagukuza nkaguha amashereka yanjye nkakwambika nkakwigisha nkakurihirira ishuri ukiga ukarangiza ukabona akazi, hari n'abariho batarize ko babayeho kurenza abantu bize kubera imbaraga z'Imana, kubera imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Nuvuga ngo nta kindi cyakoze, ni amaboko y'Imana. Imbaraga z'Imana. Imana iravuga ngo none aho hantu nagukuye urahibuka cyangwa waribagiwe? Ese wibagiwe ineza yanjye? Wibagiwe ko nagukuye mu maboko akomeye ya Farawo? Hari abantu bapfuye Imana irabazura, hari n'abantu bari babitse Imana ibagarurira ubuzima, hari n'abo bishe babica mu magambo ariko bariho ari bazima. Ubu ni abagabo, abandi ni abamama, abandi ni abasore, abandi ni abakobwa, barahamya imbaraga z'Imana cyangwa se ntibari no kuzihamya, kuko iri jambo ryaziye abantu Imana yagiriye neza ariko bibagiwe neza yayo. Abantu Imana yakuye mu bibi, abantu Imana yazahuye, ariko umunsi bakaba basigaye bareba basuzugura abantu basenga, basuzugura abantu bari bo bose, ubuse karavuga iki, ubuse kaje gukora iki. Hari n'abantu bashobora kutubona turi kuvuga iri jambo bati barara rero babuze ibyo bakora, babuze icyo bakora, birirwa ku macano, barababuze, barimo barashaka amafaranga, barimo barahiga. Arijo bundi nabwiye abantu gutya kuri kamera, ndabwiye ati hari indirimbo kaga turimo mu cyajya avuga ngo usenga Imana yawe ugifite umwanya, isi irahindutse kandi ntabwo izongera. Ejo utazabwira Imana ngo ntabwo wumvishe. Ubu hano turi abantu Imana izavuga ati wibuka ko hari abantu warebye bakubwira ko ugomba kwibuka umuhamagaro wawe, ugomba kwibuka kavukire. Urangije uravuga ngo baraninzahare, bakeneye ubuzima, bari inyuma y'ibibi. Wica imanza widutekerereza. Turi hano ntawe tuba dusaba, tuba twamamaza Kristo kuko dufite aho yadukuye, hari aho yasanze twigaragura mu ivata. Arangije avuga ngo nimubeho natwe turangije tubaho. Ubu turi abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo. Haleluya. Umwe wabambwe kare nawe ndeba stati y'umuntu yapostinze amahwa menshi, uruzingo cyangwa se urugore rw'amahwa marema. Arangije avuga ngo ese uru rugore rukwibutsa iki rw'amahwa? Niki rukwibutsa kuri Kristo yambitswe? Uzi ko barumumanuriyemo gutya barutsindagiramo, nubanga amaraso akajya adudubiza impande zose. Bikwibutsa iki? Nubate yubonye aya mahwa bikwibutsa iki? Ese ugiye bibuka ko Yesu yapfuye akazuka? Ese ugiye bibuka ko muwe yapfiriye nawe urimo? Ese ugiye bibuka ko nawe yakugirira neza? Ese ugiye bibuka ko nawe agukunda? Ese ugiye bibuka ko agufiteho umugambi mwiza? Haleluya. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo wibuka aho waguye, wibuka aho wavuye ukagwa, wibuka aho wavuye, wibuka umwanya wari urimo, wibuka ibihe wagiranyemo n'Imana, mbere wavuganaga n'Imana, ariko ubu ngubu byaragiye. Ukubaha Imana, ukubana n'abakozi b'Imana, ndetse wagiraga ikinyabupfura cyane ukagenda wigengesereye. Kera abantu bajyaga bagenda barahengamye urutugu ngutyo kubera gutwara Bible. Uyu munsi wa none ntawe ukizikoze, barazahutse abantu, basigaye bazitwara mu bikapu cyangwa muri telefone hafi aho. Noneho si nicyo cyonyine kumubwira ngo navuge donc iby'Imana, bwiyemeza bwinshi cyane. Ejo bundi hano nari ndi mu rusengero, numva umudamu aje gushima Imana, arangije atera haleluya nyine y'ibisubizo, avuga ngo riya, abandi avuga ngo amen. Haleluya yarayihinduye. Hari abantu Imana yagiriye neza bahindura imvugo. Kuvuga haleluya byaragiye ni riya. Urumva amazina yabo barayatsimbuye. Uyu munsi witwa Jeremy, ni J. Ejo na pasiteri nawe ngo bakiriye mu rusengero, baramubwira ati twakiriye pasiteri runaka nahaguruke asuhuza iteraniro. Ahagurutse aravuga ngo ko mukuyeho revera n'inyoko wari inyise ibyubahiro, ko mukuyeho revera ndi pasita runaka, ko mukuyeho apotere mukava pasiteri byenyine, apotere n'inyoko wari inyise niso. Urumva aracyari muri kavukire, aracyari mu ivana. Ni ukuvuga ngo
hari ahantu Imana yagejeje abantu basa n'abibagiwe, baribagiwe, imvugo zabo zirahinduka. nyamara wa mucuranzi we yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera ndamburira amaboko ndebye imirimo yawe buri icyo mvuga ndatangara ndumirwa ntafata umwanzuro wo kutazakureka. Ariko hari abantu nk'ubwo Imana yazahuye ahubwo imera nk'aho ibacira inzira zo gusubira inyuma no kwibagirwa. Noneho hari n'abantu batajyaga banywa inzoga, hari n'abazinywaga ariko barizivaho. Uyu munsi wa none basigaye bagenda bazitwaye mu tumvirope, cyangwa bagafata icupa rya fanta bagakoramo fanta bagasukamo inzoga. Hari n'abazinywera mu rwihisho, mu rwongorerano, hari mbese iyo kandi bamwe ugasanga ni abashumba, abandi ni abaririmbyi, abandi ni abavugabutumwa nk'uko turi hano ngaha. Abo Imana irimo iravuga ngo wibuke ko nagusanze wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira ngo baho. Ako gasura ufite nuko Yesu yakugeze. Nyamara yuko icyo gihe n'amafaranga yo kugura iyo nzoga ntawe ari kubona, wakeshaga ubudakeye, ariko Kristo arakurokora. Nyamara umaze kwibagirwa, wibagiwe ko hari imfubyi ukiga ukarangiza, ariko wageze ku kazi n'umwanya wo kujya mu rusengero ntukibona, n'umwanya wo kureba Bibiliya ntukibona. Nyamara waranibagiwe, nta nubwo wibuka ko na nyuma yawe hari abandi bameze nk'uko wari umeze. Ibintu byose ni bize, ibintu byose ni bize, waribagiwe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yerusalemu igereranywa n'umugore w'indaya. Abantu barahindutse, baribagiwe. Imana itabare kandi tugire neza. Tugiye gusenga Imana, impamvu zabaye nyinshi imbere y'Imana. Imana irakuhata gusenga, nta muntu ugishoboye no kwiyiriza. Warabikoraga mbere, ariko umunsi nyine ibiryo byarabonetse, ni ukubirya. Nibyo, nta nubwo tubujije umuntu kurya, ariko ibuka umuhamagaro. Mbere ntiwashoboraga kumara icyumweru, ntiwashoboraga kumara ukwezi udafashemo kwiyiriza. Ariko uyu munsi wa none kwiyiriza cyangwa se no gusenga ni baturi. Gusenga burakeye, gusenga umuseke, gusenga saa 9 z'ijoro, cyangwa gusenga ugiye no kuryama, cyangwa gusenga ubyutse, byabaye ingume kuri wowe kuko nta mwanya. Ariko ongera ugarukira Imana, ibuka aho Imana yagukuye. Garuka mu cyicaro cyawe, wababaje Imana. Wari umuririmbyi ntukiririmba, wari umucuranzi ntugicuranga, wavugaga ubutumwa ntukibuvuga, wafashaga imfubyi ntukibafasha, wagaburiraga abakene ntukibikora. Kandi mu by'ukuri hari aho Imana yagukuye, hari n'aho yakugejeje mu buryo bwose. Garukira aho ngaho, wibuke kavukire yawe, wibuke ko iyaba atari Uwiteka, mugana wa yandirimbo ngo iyaba atari wowe Uwiteka Mana, simba nkiriho, mba naribagiranye. Imana itugirire neza. Amen. Rero turabashimiye mwadukurikiranye ku Muhuza YASIPI TV, mwakoze subscribe, namwe mukurikiranye ibiganiro byacu mubikore, ariko intego dufite niyo kwibuka aho waguye. Kurura uburyo Imana yagusanze wigaragura hahandi, kurura uburyo Imana yakureze. Hano muri ISAIE igice cya mbere umurongo waho wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere kumanuka, ijambo ry'Imana ngo nongeje abana ndabarera, maze kubarera barakura. Noneho barangije baranyibagirwa. Indogobe imenya shebuja, ifarashi n'amatungo izinga nabyo bimenya shebuja. Ariko umuntu naremesheje amaboko yanjye, nkamurema mu ishusho yanjye, uwo ntago ajya amenya. Ikongeraho n'ijambo ngo baho, KAVUKIRE, uriho kubw'umugambi w'Imana. Warapfuye urazuka, wari ufite keredi ikomeye uvuga ati Imana iyi keredi mbona nsimukije nzagukorera. Hari n'abantu bahize imihigo ngo iki kintu nimbona ngisohotsemo nzakuvugiraho nzagera hose. Hari abantu bafite imihigo myinshi bahize kubera umusozi. Uyu munsi Imana yavuga ngo mwibuke umuhamagaro wawe, mwibuke uburyo Imana ibakunda. Ese ubundi wibuka ko Imana igukunda? Wibuka ko Imana igufiteho umugambi? Wibuka ko Imana ikwitayeho? Erega natwe turi kuvuga ibi ngibi, natwe si uko twabinesheje, ariko turababwira natwe twibwira. Imana ikidushakaho ni kimwe, icyangombwa ni kimwe, ni ugukiranuka no kuyubaha, kwicira bugufi, ibindi bikaza. Amen. Hari inyongera. Rero dushoje ikiganiro twari dufite uyu munsi wa none, wibuka aho waguye. Warasengaga, yewe hari n'abantu bafashaga abakene,
hari abantu bambikaga abandi, hari abantu bajyaga bacumbikira abashyitsi, hari abasuraga abarwayi kwa muganga, yewe hari n'abafataga ibihe byo gusengera abantu. Uyu munsi wa none bageretse akaguru ku kandi, bivuze ngo kuko umusonga wagabanutse. Rero biravuga ngo mwiserebura, mwishima nk'abatabarutse, kandi aribwo urugamba rugitangira. Ubu rugamba nibwo turwinjiyemo, ni ugusenga Imana ugifite umwanya, kuko hari igihe kizaza. Yesu ubwe nawe yarabivuze, nkwiye gukorera hano myakiri kare butari bwira, kuko igihe kizaza bizaba bigoye. Nyamara wa muririmbyi yararimbye ngo amahirwe ntawe yahorana. Yego, kora ibyiza ugifite uburyo, ngo iki nicyo gihe cyawe, cyo gihe cyawe cyo gutambutsa ubutumwa bwiza, cyo gihe cyo kuririmba, cyo gihe cyo gukora umurimo w'Imana, nicyo gihe cyo kwitanga, cyo gihe cyo gufashanya, icyo gihe cyo gukora wibutse kavukire yawe, wibutse aho Imana yagukuye, wibutse urwego Imana yakugejejemo, wibutse aho wavuye, wibutse aho uri, urebe aho watannye, aho wavuye mu nzira, aho warenze umurongo, ugarukire Uwiteka aracyateze amaboko. Mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera abantu basubiye inyuma, abantu bacitse intege. Hari ijambo dushorejemo, mbabarira turisoma umunota umwe, biri muri Efeso. Efeso ibice ni bibiri. Efeso ibice ni bibiri, umurongo ni uwa mbere, ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera, mugakurikiza imigenzo y'iyi si, mukurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, ubu turi bazima. Amen. N'ubundi turi kuri ya kavukire. Wasubiramo ngo ku bwa kavukire niho tukiri kuva ku murongo waho wa kangahe, wa gatatu, avuga ngo kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza imigenzo y'isi, dukora bya byaha, dukora bwa businzi, dukora uburaya, dukora bwa busambanyi. Umunsi none hari ikintu cyogeye, bwa bujura, hogeye icyaha gikomeye Imana inanga urunuka cyageze hose, ubutinganyi. Noneho rero reka nguhe ubuhamya. Ejo bundi kuwa gatatu nagiye gucuruza, utunyobwa n'utubombo nk'uko bisanzwe, mpura n'abagabo batatu ariko b'ibigoryi, ntabwo ari babandi biribwa bahumuriza umuntu. Abagabo baragura, barangije kugura baranyishyura. Mu kunyishyura bari banguse, urumva umwe yarari imbere, undi ari hano, ngiye ndimo hagati, ndimo gukoraho cyangwa nkahereza n'uyu. Umwe ati nagukunze mu izina rya Yesu. Wankundiye iki se? Kubera ko ari benshi, uwo haruguru ati twebwe ntabwo tuca ku ruhande, twebwe turongorana mu kibuno mu izina rya Yesu. Ngo none rero ngo twagukunze, ngo ntabwo ngo waza ngo tukaguha 100,000, ngo nyine ngo tukajya tugukorana ibyo bintu, ngo kandi ngo sinawe gusa, ngo nyine ngo twagushingira bizinesi, ngo kandi ngo ureba ngo nta na telefone ufite, ngo twagura na smartphone. Ndaho yanti muri abapfa bwenge, ubwo bufaranga murabona njyewe agaciro kanjye gahanye n'100,000, mwakijijwe mukamenya Kristo. Ubwo Satani yarabohereje ngo muze mushuka abantu azabona wisasira, ni ngende mu Kristo ndakijijwe. Ni ikindi kandi telefone ndayifite, nayisize mu rugo, iyi ngiyi ibona uri gusuzugura ni y'akazi. Ese ubu ngubu urabona undusha kwambara neza? Ese urabona ufite ubwiza kundusha? Urashukisha 100,000, nti dayimoni ushye. Naruzi ko amaduka afite telefone ari Imana yakontorora. Waruzi ko amabake yo mu isi yose ari Imana yakontorora. Ni wowe urazana 100,000, nta soni. Ako gasuzu k'abadayimoni Yesu yaragatsinze. Barantuka, baranyandagaza, ngumva icyo kigoryi, ngumva iyo njiji. Ubu rero ngo iki ngiki ngo kizi ko ngo abagabo ngo gahunda yabo ngari kurongorana n'abagore gusa. Iki ngiki ngo kiracyari ngo muri analogue, ngo ntago kiramenya digital. Amagambo menshi hariya kuri HCR
munsi ya polisi ku manywa y'ihangu saa 8. Ndavuga nti Yesu we untabare. Kubw'iyo mpamvu nagize icyifuzo cyo gusengera abasore n'abakobwa. Demoni yarahagurutse, umugambi w'Imana umurapfa, ubutinganyi bwamamaye, ubusambanyi bwakwiriye hose. Nahise ngira icyifuzo rero gikomeye, umusore unyumva, urubyiruko rungano rwanjye, abo tungana bari munsi yanjye, icyo kintu cyakindi ku mutima. Nicyo cyatumaga numva turi bukore ikiganiro igice cya kabiri. Cyarambabaje, ejo narabivuze mu itorero shingiro, se dayimoni araje agiye gufatirana abantu yitwaje amafaranga. Ese Imana yawe yabuze amafaranga? Ese wibutse kavukire yawe, urugero nkanjye nibutse aho navuye, nambara ibirenge ngiye ku ishuri, nkaba ngeze ku rwego rwo kwigurira inkweto, nkaba ngeze ku rwego rwo kwigurira ipantaro n'ishati, dayimoni arantegera ku 100 nti mu izina rya Yesu. Bene data, nshuti bavandimwe, mwambara imbaraga mu Rwanda kigabo. Dore najyaga njya gusenga muri za 2015, urumva twari tukiri abadoresa, abahungu n'abakobwa, turi ingimbi n'abangavu. Imana ikavuga ngo hari igihe kizagera umuntu atungwe n'ayo yavomye. Noneho twebwe ko twari n'abana mu mwuka ntitubyumve cyane, nyamara igihe cyarasohoye ngenda kibona. Nicyo cyanteye motivasiyo yo kujya kuri kamera nkavuga ngo hari aho Imana ikura umuntu. Reka nguhe ingero 3 zifatika nasubiramo ku manywa na nijoro, mu bantu bakeya, mu bantu benshi, ndi njyenyine mu cyumba, ndi mu nzu. Ubwo byagumye aho turasenga, abaririmba bakaririmba, abahanura bagahanura, umurimo w'Imana urakorwa uko bikwiye. Muri icyo gihe bukeye kabiri hazaho gahunda yo gufunga isengero zitujuje ibisabwa. Isengero zitari nini, zidafite imiryango nini, zitubatse neza, barazifunze. Abadafite ubushobozi bwo kuzubaka barazisenya. Iyo gahunda ivuyeho haza corona, insengero barazifunga. Mpitako subiza ubwenge inyuma, ndavuga ngo umuntu azatungwa n'ayo yavomye. Utari ufite Kristo muri corona yaragaragaye, umujura yaragaragaye, umusinzi niho yagaragaye, umusambanyi niho yagaragaye, umukristo nyakuri yagaragaye muri corona. Insengero zarazifunze, yewe n'ubutayu bari barabufunze. Ubutayu babufungiye rimwe n'izo sengero z'akajagari. Ndavuga nti Imana, iki ni ikimenyetso mpaye, uhereye no munsi iminsi yanjye yo kubaho nzahamya Imana, nzavuga imirimo y'Imana. None tugeze mu cyiciro cya gatatu cyo kugira ngo umuntu yibuke neza aho yavuye, ahamya Imana adashidikanya, adatiriganya, adacenga, nta bwoba. Kuko igihe cya gatatu tugezemo cyo ntabwo kiri mu buhanuzi, byarasohoye. Satani yarihishuye, arimo arakora, arimo arigaragaza. Ngo 100,000, ngo telefone, wari umuririmbyi, umuntu agiye kuzaza gwe smartphone y'80,000 usambane, umurimo w'Imana wo kuririmba ubureke. Umuntu agiye kuzaza gwe 100,000 bitakwishyura n'inza amezi 2, akugurira inkweto uzambara igasaza ukajugunya, ubuzima bwawe bwangize, urimbuke, ubugingo bwawe bwangirike. Nshuti bavandimwe, bene data, basore bakobwa, mwibuke urukundo Kristo yadukunze. Yaravuze ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda, ariko urwo rukundo ntago ari urukundo rurimo ikizira. Biriya bintu birangiza, turabirwanya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge dusabira urubyiruko. Abanyeshuri bagiye gufungura, ndagira ngo dusengere abasore mu mashuri n'abakobwa, uko dayimoni ashobora kwadukira amashuri, cyane cyane muri interina. Urumva uwo dayimoni yantegeye mu nzira avuga ngo dore ngo nibyo ucuruza ngo ntago bishyitse. Abana ariko uzabona kwigisha, ntuzi ko amaduka n'inganda Kristo ari uzigenga. Ntubundi usungu iminota 2 yonyine, nuko bimbwiye wananguriye wananyishyuye, nta nibyo nari kuguha, ariko ntuzashye, nta na garanti yo kubaho ufite. Murabona umusore nkanjye uzi aho yavuye muri ya kavukire yacu turiho, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, ngize imyaka 28. Urabona 100,000 nabyo byankura mu kwizera. Ese ibyo 100,000 ntari nkeneye, ntazi iyo biva n'iyo bijya mu buzima, ntazi ko umuntu yambara inkweto, ntazi ko umuntu yambara ishati. Urabona 100,000 nibwo bikeneye. Satani we ntuzashye, Satani uzamwara. Kandi ngiye gusengera urungano rwanjye, ntabuza abo wishe warabishe,
abo utarabona ntabwo uzabona. Bene data ufite abavandimwe, ndagira ngo twambare imbaraga. Ibi ni igihe kiri gukorwa, ni ibintu biri gukorwa kuko hari ku manywa, noneho muri leta hagati urumva twari imbere ya polisi iriya shyashya hano Nyamata, inyuma y'umuhanda ni akarere, ku manywa saa 8 barantuka baranyandagaza. Ndagenda ngeze mu rugo ndasenga, mbwira Imana, Imana urengera abanyarwanda n'isi yose, izina ryawe ntiritukwe, ni Kristo nagire agaruke kuko birakabije, igihe kibi cyagarutse. Haracu wambaye ubanza hari ntazi ukuntu bimeze. Tugeze muri cya gihe abakristo bagiye kongera guhorwa kuvuga Kristo. Tugeze muri cya gihe abakristo bagiye kongera kugeragezwa nka kwa kundi Satani yagerageje Yesu, ngo ngaho ngo genda ngo ubwo umwana w'Imana ngo ufate ngo rino buye ngo uhindure umutsima, ngo naguha 1,100. Ariko urumva iryo jambo ngo urabona ngo utuntu ubucuruza ngo ni dukeya, ngo nagukorera business mu izina rye. Bene data, ubu n'ubuhamya bwambayeho. Nejo bundi kuwa gatatu nta nubwo ari kera, hano mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera, Satani yarihushuye ngo bari bagufashe, arimo arazerera nka kwa kundi yazerereye muri cya gihe cya Yobu. Ngo abana b'Imana bashingiye najya kuzerera, ajya gushengerera, ngo arangije Imana iramubaza ngo babonye iki. Ari navuze se Imana, nanjye mbaye nka Yobu, Satani aje kukunsabisha 100,000. Mu izina rya Yesu, ntabwo ndi umusore wo gusabishwa 100,000. Dayimoni we, ntugende umubwire ko utambonye ku 100,000 byawe. Wampa ngo abasore bo muri ino minsi baneshe, abakobwa bamenye kuvuga yego mu gihe cya yego, bamenye kuvuga oya mu gihe cya oya. Imana tugire neza, twibuka kavukire. Ntago wagira imbaraga, ariko kubw'umubiri wawe, ubugingo bwawe ntago buhwanyijwe n'100,000. Ubona niyo yaba ari business ya 5,000,000 ushobora kwicuruza ukwezi kumwe, ukwa kabiri ugapfuka bisiga, bikaribwa n'utarabiruhiye, ukabura ubugingo. Imana dutabare tugire neza. Wa musore we, wa mukobwa we, wa mama we, wa mugabo, wibuke kavukire. Kandi niba ari nawe twahuye ubasha kureba iyi video, wibuke kavukire, wibuke ko wose umuhamagaro wawe, wibuke umuhamagaro, wibuke ko nta mafaranga 100,000 ntabwo wayavukanye, wibuke ko hari inzira Imana yaciye, n'akazi ukora wayakuramo, n'abayaguhaye ngo ukore iyo misiyo yabo, wibuke ko ari inzira z'ubuzima, ndetse Imana yagiye ibacira kugira ngo bayabone. Ndetse no kubaho nta muntu ubigura. Amafaranga narabivuze mu gice cya mbere no mu cya kabiri, wahamagara Dangote akaguha ayo ushaka yose, wahamagara Bill Gates akaguha ayo ushaka yose. No mu Rwanda nabonye harakozwe icyegeranyo cy'abantu bakize b'ingagari mu Rwanda, ariko wabahamagara bakakwishyurira ibitaro, bakakubakira, bakakwishyura amashuri, ariko wamaze kugera muri serikeri nta n'umwe ku isi y'Imana. Haza aba Bill Gates nkawe 5 nk'uko nabivuze, haza Dangote nkawe 5, haza benshi n'imiryango mpuzamahanga, nta n'umwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yakuzura uretse Kristo wenyine uhamagara mu mazina y'abapfuye ngo Lazaro sohoka mu gituro. Bene data, tugarukire Imana, twibuke aho twagomye, twihane Imana tubabarire. Imbabazi ziracyariho, Kristo aracyateze ibiganza kandi aracyuzuye impuhwe n'imbabazi. Imana dutabare mu izina rya Yesu. Amen. Jeremy, tugiye gusenga. Urabona turi mu gihe abantu basubiye inyuma. Nyine Imana iragira ngo mwibuka umuntu wese yibuka aho yaguye, kuko nutayibuka ngo ugarukire Imana, hano hanze bimeze nabi. Hano hanze birakomeye. Ni igihe kitoroshye, ni igihe cyo gusenga utisengesheje, ni igihe cyo gusaba Imana izindi mbaraga, ni igihe cyo kubwira Imana ikakugarukaho, kuko nitakugarukaho ahawe haribagiranye, kandi amafaranga ararikora. Rero Imana itugirire neza. Ahangaha biraza kongera kudusubiza muri cya gihe cya Yobu. Yobu we yageragejwe anyagwa ibyo yari afite, kuko yari umukristo kandi wizera kandi unahamye, kandi unibuka aho Imana yamukuye. None Satani we yagarutse mu gihe cyacu atuzanira, ariko ibyo ari kutuzanira ni ibizatunyaga ubugingo. Nangwa na Yobu yanyazwe inka n'abana n'amatungo,
yewe n'umubiri we urarwara, ariko Imana yari yavuze ngo nabeho muri rya jambo ryacu n'ubundi bizajya bigenda bihura. Bino bintu ni n'umuteguro w'Imana banza atari n'uwacu gusa, bizajya bigenda bihura kuko Imana yari yabwiye Satani ngo we ntuzamukoreho ubugingo bwe, stop, umubiri uzawurwaze, abana barajyanye n'amatungo barajyanye, ariko abana bagira ikibazo, barapfuye amurwanye, inshuti zimuveho, ariko ubeho. Gahunda ni ukubaho kubw'umugambi w'Imana. Rero igihe ufite igipfusho ubusa kibyaza umusaruro, usenga Imana nayo ahira izakumva uneshe. None dayimoni amaze kubona ko twabayeho, ahubwo we ari kutuzanira ibizatuma ubugingo bwacu bunyagwa. Arimo arazana telefone, arimo arazana amafaranga, arimo arazana imyenda myiza n'ibishoro cyangwa na minerivare. Ubwo hari ababyeyi batangiye uburaya kubera minerivare cyane, bavuze ati nintajya muri iki minerivare y'umwana ntabwo izabura. Birasaba ngo tuguze imbaraga z'umutima. Hari n'umusore nawe wahuye nabo wavuze ati ni 100 reka nguremwo icyangwe, hasigaye hari imvugo ngo ni icyangwe, kwifunga kugira ngo yifunge, nyamara asazifunga kangahe ko biriya bintu biranangiza. Hari imitsi icika, kandi mu by'ukuri nta nubwo biriya bintu, impamvu Imana yaremye Adamu yamara kubireba yabishyira muri analize ikabona Adamu akwiye Eva, ntabwo yigeze irema undi mugabo ngo abe ari bana Adamu, yaremye umugore. Turacyaba dayimoni w'ubutinganyi n'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Amen. Dushimira abadukurikiye, turabashimira. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuba natwe mu kiganiro kivuga ngo ibuka aho Imana yagukuye, urebe naho ikugejeje, bitume uyigarukira, kandi ntiwongere gucogora, usenga, ukomeze usenge, ntucogore, wihesha agaciro kugeza igihe azaza. Hari umucuranzi waririmbye ngo agaciro ni amavuta. Udafite amavuta, isi ya none ntaho irimo iratwerekeza, uretse mu rwobo rw'irimbukiro, uretse mu muriro waka, uretse mu marira, mu miborogo, gucura intimba cy'iteka ryose. Imana idutabare. Jeremy, natangiye nsenga rero, ndakwakiriye ngo usengere abantu bose imbaraga zabo zaramenaguritse. Imana ibasubize izindi imbaraga. Uyu mwuka w'ubutinganyi tuwirukane mu izina rya Yesu. Batwemereye mu izina rya Yesu. Imana ishyira uburinzi ku bantu bayo, kandi umuntu wese akomere ko we yamenye, ntamurekure, umuhiteka gufata uko kagukomeze. Imana iduhamye. Twaye Imana dusenge. Timoteyo wa 2 ibice byaho ni 3, usome neza harabikubwira ngo komeza icyo wahawe, gume mu byizerwa, hatagira uza akakwaka ikamba ryawe, hatagira dayimoni uza akakwaka ikamba ry'uburirimbyi akuzana 100,000, hatagira dayimoni uza akakwaka ikamba ryo kuvuga ubutumwa akuzaniye telefone ya smartphone, hatagira dayimoni uza akakwaka ikamba ryawe ryo guhamya no kunesha Satani akuzaniye imyenda n'inkweto. Komeza icyo wahawe, gume mu byizerwa. Ibihe turimo bigoye abagenzi, bigoye abakristo, ariko Yesu isi wayibaye murayizi iragoye, ibyo kurya biratugora, ibyo kunywa n'ibyo kwambara, ubuzima buragoye, ariko waratsinze, waranesheje, watsinze Satani, watsinze ubukene, utsinda ubwambara busa, utsinda imyenda n'amadene. Satani ntaduce urwaho atugerageresha ibyo kuzatunyaga ubugingo nk'uko yagerageresheje Yobu kumunyaga ubutunzi. Ariko Mana, kuko wavuze ngo yaba abeho akabaho, nyuma yaho ukamugira neza, uduha imbaraga Satani yo kutunyaga ubugingo akoresheje iby'isi bizashira. Twavuye mu nda zaba mama ntabyo tuzanye, tuzasubira mu nda z'isi ntabyo tujyanye, ariko ubugingo bwacu buzakubone, tuzahuzwa amarira. Abasore n'abakobwa ndabakweretse mu izina rya Yesu, ubahe imbaraga, ubahe guhamya, ubahe kuvuga yego aho bikwiye no kuvuga hoya aho bikwiye. Izina ry'Imana ntiritukwe, kubw'isi, kubw'ibyo kurya bishira, kubwo ibyo kwambara bisaza bikajugunywa. Uwiteka uturwanirire ku manywa na nijoro, kandi n'abariya bose ibyo byose bigira iherezo, kuko ejo bundi twaremye ijambo rivuga ngo bizagira iherezo uri muzima. Ubutinganyi bugira iherezo mu izina rya Yesu, intambara zigira iherezo mu izina rya Yesu, amakuba n'ibyatuma umwana w'umuntu anamuka agacogora, akabona ko ubuzima bumugoye, akajya mu bitucisha izina ry'Imana, yari umuririmbyi, yari umuvugabutumwa, bikurwaho n'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo n'ikiganza cy'Imana y'ijuru n'isi, na bose na byose n'ibyo byose byishyira hejuru, bice bugufi, kuko
biri munsi y'ibirenge by'Imana isumba byose. Uwiteka uduha imbaraga kandi urabikoze kandi uzabikora none iminsi yose turiho. Amen. Amen. Mwakoze cyane rero kubana natwe ku Muhuza YASIPI TV. Imana ibahe umugisha. Rero turabashimiye mwese aho muherereye.